Mu gice cya mbere nababwiye ko Osho ubusanzwe azwi nka Rajneesh, gusa amazina ye yombi ni Rajneesh Jain. Osho ni umuhinde wari waramurikiwe, yari intyoza mu kuvugira mu ruhame, umwarimu wa yoga no kwitekerezaho. Kuba umuntu mudahuje imyumvire ntibivuze ko nta somo wamukuraho. Nta muntu mwiza cyane ku buryo atakuyobya, nta n'umuntu mubi cyane ku buryo ataguha isomo. Mu bantu bose harimo abantu bose, abeza n'ababi. Nibyo nkunda kubabwira ngo ufasha abapasiteri 100 wabonamo n'amabandi, ufashe n'amabandi 100 ntiwaburamo abavuga butumwa. Osho rero yarwanyaga ubukristu, ntiyemeraga ko Imana ibaho, ndetse n'izi nkuru za Yezu tubona muri Bibiliya Osho yizeraga ko zahinduwe kuriya mu nyungu z'abatuzaniye ubukristu. Mu gice cya mbere nababwiye ko Osho yatinyutse akavuga ko nta Mana ibaho. Kuri we Imana nicyo kinyoma gikomeye cyavumbuwe n'umuntu. Kuri Osho umuntu ajya kurema Imana ngo yisanze nta bufasha ari kubona, aganzwa cyane n'ubwoba bw'urupfu, aremererwa n'ibibazo by'iyi si, hanyuma bihuza no kuba yarakuze arerwa na se na nyina bamwitaho kuri buri kimwe cyose. Uwo munyenga wo mu buto rero mwene muntu yanze kuwutakaza. Nyuma yo gupfa kw'ababyeyi be ahimba Imana kugira ngo imusimburire ababyeyi. Imana yaremwe n'umuntu wanze kuva mu bwana, akumva ko igihe cyose agize ibibazo, igihe cyose agize ubwoba bwo gupfa, cyangwa ahuye n'ikindi kibazo kimusaba ubufasha, agomba kugira uwo atakira nk'uko kera yatakiraga ababyeyi be. Kuri Osho ubwo bufasha umuntu aba akeneye ku Mana ntabwo abona. Osho yizera ko na Yezu ubwe byamubayeho ari ku musaraba, ubwo yategereza ubufasha buturutse ku Mana bukabura, kugeza ubwo avuga ati Data ni iki kikundekesheje? Kuri Osho Yezu yapfanye gushidikanya gukomeye no kwibeshya gukomeye. Kuri Osho nta handi Imana iba uretse mu mutwe w'uyizera. Osho yizera ko abanyamadini icyo bakoze ni ugufata ubwo buvumbuzi bw'umuntu wavumbuye Imana bakabuhinduramo bizinesi. Amadini yifashishije ubutumwa bwiza mu guturisha abakene, kubonka na duke batunze, no kubahindura abacakara ubuziraherezo. Kuri Osho ubukene bwose buri mu bantu bwagashinjijwe. Abavuze ko Yezu ngo yavuze ko bigoye ko umukire yakwinjira mu bwami bw'ijuru kuruta uko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge. Ahubwo Yezu agashimangira ko hahirwa abakene, kuko ubwami bw'ijuru, iryo juru ritabaho ngo ari ubwabo. Nta dini na rimwe yarabogamiyeho, icyo yakoraga gusa no gufasha abantu gukanguka bagatekereza kabiri ku byo basanzwe bizera. Osho yizeraga ko ubuzima ubayeho ku isi bushobora kukubera ijuru cyangwa bukakubera ikuzimu. Kuri we nta juru ribaho, nta n'ikuzimu habaho. Ahantu honyine ijuru riba ni mu bitekerezo by'uryizera. Osho kandi nababwiye ko yizeraga ko kwitekerezaho biruta amasengesho. Kuri we isengesho ni amaburakindi. Akenshi umuntu arikora iyo afite ikibazo runaka ashaka ko gikemuka. Niyo mpamvu abakene aribo basenga cyane. Turetse ibyo, inyigisho za Osho zari ziganjemo gushishikariza abantu kubaho ubuzima bwuzuye, kutishyiriraho imbago, kwihuza n'isanzure, kwishima no gukunda. Osho rero yavutse ku itariki 11 Ukuboza mwaka w'1931, avukira mu Buhinde. Yitabye Imana tariki ya 19 Mutarama mwaka w'1990. Nababwiye ko Osho yapfuye afite imyaka 58. Ibizamini byagaragaje ko yishwe no kunanirwa k'umutima. Abantu be ba hafi rero bakavuga ko ari we wahisemo gupfa ku bushake bwe. Yari amaze iminsi atangaje ko gukomeza kubaho muri uyu mubiri ubwabyo ari ikuzimu.
izindi nyandiko zikavuga ko yarozwe n'abatarashakaga ko akomeza kwigisha, bamwe babitewe n'impamvu za politike, abandi babitewe n'impamvu z'inyungu bakura mu iyobokamana. Abo twari kumwe mu gice cya mbere babashije kubyumva. Nyuma y'urupfu rwe rero abahanga benshi bamufata nk'umuntu utaravutse ngo nyuma aze gupfa, ahubwo bamufata nk'Imana yanyuze ku isi ije gufasha abantu gusobanukirwa n'ubuyobe bashyizwemo n'amadini, ayo madini agamije ubucuruzi no gukomeza kugira abantu abacakara. Uyu mugabo rero bifuje ko namugarukaho, nizere ko nanone volume zose mwamariyemo. Tugende n'ijambo ryahindura ubuzima ry'uyu munsi mu gice cyaryo cya kabiri. Osho yaravuze ngo ubwoba bubi kandi bukomeye cyane kuri iyi si ni ubwoba bwo gutinya imyumvire y'abandi bantu kuri wowe. Gutinya abantu. Kuri Osho umunsi wahagaritse kugira ubwoba bw'imyumvire y'abandi bantu ku buzima bwawe, ni nawo umunsi uzarekeraho kuba intama ahubwo ugahinduka intare. Osho yaravuze ngo rimwe na rimwe umwijima runaka urakenerwa kugira ngo tubashe kubona inyenyeri. Osho yaravuze ngo ubuzima bwanjye bushingiye ku mahame abiri y'ingenzi. Ihame rya mbere, mbaho buri munsi nk'aho ari wo wa nyuma. Ihame rya kabiri, mbaho buri munsi nk'aho nzabaho iteka ryose. Iri hame rya kabiri ariko ni mu bijyanye no kwiyungura ubumenyi. Kuri Osho baho buri munsi nk'aho ari wo wa nyuma, ariko wige nk'uzabaho iteka ryose. Osho yaravuze ngo ntukagerageze gusobanukirwa ubuzima, ahubwo baho. Ntukagerageze gusobanukirwa urukundo, ahubwo kunda. Ibindi byose uzabisobanukirwa binyuze mu bunararibonye. Kuri Osho ntukagisha inama ku bijyanye n'ubuzima no ku bijyanye n'urukundo. Ibyo kanaka yanyuzemo si cyo gisobanuro cy'ubuzima bwose. Uko runaka yitwaye mu rukundo si cyo gisobanuro cy'urukundo. Osho yaravuze ngo ubuzima bworoshye ntibuba hano ku isi. Ahantu honyine ubuzima bworoshye buba ni mu mva. Osho yaravuze ngo umuntu wese aza ku isi afite umuhamagaro we. Wenda hari ubutumwa ugomba gusohoza, cyangwa hari umurimo ugomba gusohozwa nawe. Ntabwo uri hano kubw'impanuka, uri hano kubera impamvu. Osho yaravuze ngo ntuzigere uba umuntu w'agatsiko runaka, ntuzigere uba umuntu w'igihugu runaka, ntuzigere uba umuntu w'idini runaka, ntuzigere uba umuntu w'ubwoko runaka, ahubwo ihuze n'ibiriho byose. Kubera iki wishyiriraho imbago ukifungirana mu kaziga gato cyane kandi ibiriho byose ari ibyawe? Osho yaravuze ngo ejo ntihazigera habaho, kubera ko buri gihe ni none. Nta kindi gihe kibaho uretse none. Osho yaravuze ngo iyo utabashije kwivumbura ngo wimenye, ushiduka ubuzima bwawe bushingiye ku bitekerezo by'abandi nabo batabashije kwivumbura ubwabo. Iyo utagira amahame ugwa mu mitego y'imyumvire y'abandi nkawe nabo batagira amahame. Osho yaravuze ngo ubwenge bumeze nk'amafaranga. Byombi iyo bikubereye umugaragu bihinduka umugaragu mwiza, ariko iyo bikubereye umutware bihinduka umutware mubi cyane. Reka amafaranga agutware aho ushaka hose, ariko uzirinde ko akubera umushoferi. Uyu mugabo yaravuze ngo ubuzima butangirira aho ubwoba burangirira. Yaranavuze ngo guseka gusa bituma umuntu aba umukire, ariko iyo nseko igomba kuba ari iy'umuntu wishimye. Uyu mugabo yaravuze ngo nta muntu ufite imbaraga zo gutera intambwe ebyiri icyarimwe.
icyo ushobora ni ugutera intambwe imwe gusa. Yaranavuze ngo abakunda ntabwo buri umwe yiyegurira undi, ahubwo buri umwe yiyegurira urukundo. Gukundana si ukwiyegurirana, ahubwo ni ukwiyegurira urukundo. Uyu mugabo yaravuze ngo ntugakore ikosa ryo kwimukira ahubwo bawukwerekeza, ahubwo ujye wimukira aho urukundo n'ibyishimo bikwerekeza. Yaranavuze ngo ukuri ni ikintu cyoroshye cyane ku buryo n'umwana muto abasha kucyumva. Byagusaba kubanza kongera kuba umwana muto kugira ngo ubashe kongera kumva igisobanuro cy'ukuri. Osho yaravuze ngo niba ubabaye ni ukubera wowe, niba wumva wishimye ni ukubera wowe. Nta wundi ubishinzwe uretse wowe ubwawe. Ni wowe kuzimu kwawe, ni nawe ijuru ryawe. Kwishima no kubabara byombi biri mu bubasha bwawe. Bya bindi nkunda kubabwira ngo ubuzima ni 20% by'ibitubaho na 80% by'uburyo tubyitwaramo. Ese umuntu akubabaje ntubabare, ikibazo kiri hehe? Isi ni kwereka impamvu 100 zo kurira, uzayereke ko ufite impamvu 1000 zo guseka. No kuba uriho uhumeka w'abazima birahagije. Osho yaravuze ngo niba ushaka ko abantu bitabira ikintu runaka, uzagihindura ikizira. Iyo ubujije abantu ikintu runaka, nibwo bagira ubushake bwo kugikora. Abantu bakunda ikizira. Osho yaravuze ngo umuntu wabashije kwisobanukirwa ntabwo akenera ikiyobyabwenge na kimwe. Ibiyobyabwenge bikoreshwa n'abantu batarisobanukirwa. Iyo wataye umutwe ukenera ikiyobyabwenge ngo kiguturishe, ariko iyo utuje wishimiye ubuzima, iyo ukoresheje ikiyobyabwenge kigutesha umutwe. Umuntu uri hasi niwe ukenera ikiyobyabwenge ngo kimuzamure, ariko umuntu uri hejuru ntashobora gukenera ikiyobyabwenge, ahubwo iyo gikoresheje kiramumanura. Osho yaravuze ngo wa muntu umaze iminsi ushakisha ni wowe. Wa muntu wishimye, wa muntu ubayeho neza, ari muri wowe imbere. Rya juru umaze imyaka uharanira riri muri wowe imbere. Bya bindi byose umaze hafi ubuzima bwawe bwose wirukaho, biri muri wowe imbere. Hanyuma Osho yaravuze ngo niba uri umubyeyi, icyo usabwa ni ugufungurira umwana wawe imiryango yerekeza ku cyerekezo kitazwi. Iyo wamaze kubikora, ikiba gisigaye ni ukumurindira umutekano, ubundi ukamureka akikorera ubushakashatsi. Ntugatume umwana wawe atinya ikitazwi. Wowe murindira umutekano, ubundi umureke yikorera ubushakashatsi. Osho yaravuze ngo bavuga ko ari byiza gutekereza kabiri mbere yo gusimbuka, ariko njye ndakubwira nti banza usimbuke, numara gusimbuka utekereze inshuro zose ushaka. Mu magambo yose Osho yavuze muri iki gice cya kabiri, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Osho yaravuze ngo umugore ni uwo gukundwa, si uwo gusobanukirwa. Nushaka kumusobanukirwa, uzarinda usubira mu nda y'isi utaramusobanukirwa. Gushaka gusobanukirwa umugore ni umukino utazigera utsinda. Gusobanukirwa umugore kwa mbere k'umugabo ni ukumenya ko umugore ari uwo gukundwa, atari uwo gusobanukirwa. Osho kandi yaravuze ngo ubaha ubuzima kandi usenga ubuzima. Nta kintu gitagatifu kiruta ubuzima, n'Imana ubwayo ngo ntiruta ubuzima. Wamenye Imana kubera ko uriho, kubera ko ufite ubuzima. Iyo utabaho nta n'icyo Imana yari kubivuze. Kuri Osho ubuzima buruta Imana. Mwibuke ko Osho yavuze ko umuntu ari we waremye Imana, Imana atari yo yaremye umuntu. Hanyuma Osho yaravuze ngo nta marushanwa ukeneye muri ubu buzima. Umuntu wenyine uhanganye nawe ni wowe ubwawe. Aya rero ni amagambo yavuzwe n'iki cyamamare Osho.
umufilozofe w'umuhinde, umuhakanyi